Okay, twari tumaze kubona ibintu bitatu bigaragaza yuko umuntu abikoze bishobora konona isezerano. Ahubwo akabazo karimo gakomeye, wabwirwa n'iki yuko isezerano ryawe rikiriho, kuko twiho ko ducumura mu byo tuzi n'ibyo tutazi, kandi twonye ko icyaha no kutumvira no kwitotomba bishobora kutukura mu masezerano. Aho ni hariho abantu ari ryo rya jambo twatangira mubwira ngo amasezerano yisha benshi kurenza abo yakijije. Mu by'ukuri ntabwo umuntu ashobora gukora icyaha na rimwe wenda nanabimenye cyangwa niyumvira kumva ni ibisanzwe akazakomeza yishyuza amasezerano ariko Imana yaramaze gukorosinga. Murakoze cyane. Ubajije ikibazo kivuga ngo ese wamenye ute ko isezerano ryawe rigihari? Twatumaze kuvuga ibintu bitatu biyica. Noneho ikikwereka kuko rya sezerano rigihari. Icya mbere, dufite ijambo ry'Imana nk'umucyo utumurikira mu rugendo twebwe abakristo. Mu by'ukuri tukagira n'umwuka wera w'Imana ari nawe uduhishurira. Rero icyo ntekereza ku bijyanye no kumenya ko isezerano ryawe rigihari, ni muri cya gihe niba wari uzi ko wari urifite, niba wari uzi ko ari Imana yabivuze ko none ukaba utarakoze icyaha. Aho niyo ngiye kugarukira none. Tureke kuri wa wundi wakoze icyaha kuko ntiwabibajije, wavuze ngo kumenya ko isezerano rigihari. Icya mbere n'umutima wawe wenyine, icyo bita consciousness, umutima nama urabikwemeza cyangwa se iriya mu bugingo harakubwira ngo hari ikintu kigikomeje mu mutima wawe, ukumva ko ukiri mu mwanya, ukiri muri connection na cya kindi Imana yavuze. Kandi ikindi, hari ukuntu abantu bagirirwa amahirwe, waba uryamye Imana ikakwereka mu nzozi. Ikindi, binyura mu bahanuzi. Imana igahita ihagurutsa umuhanuzi cyangwa wajya mu materaniro ahantu runaka, Imana ikakubwira ati haguruka wowe hariya. Imana irambwiye ngo icyo yavuganye nawe ntabwo yakiretse, kiracyahari. Yakubwiye ko uzatunga imodoka ukubaka na etaje. Ibyo ngibyo Imana kandi yarabivuze. Aribyo wenda rutangiye gushidikanya. Imana inyura muri wowe ubwawe, ikanyura mu ijambo ryayo ndetse ikanyura no mu bahanuzi. Ni ukuvuga ntabwo Imana ivuga ngo muheruke umuvugana iceceke, ahubwo ikomeza kwibutsa isezerano rwose, kuko ni ubuzima. Nibwo buzima bwawe n'Imana. Ni iki nakora kugira ngo nsoreze mu masezerano vuba? Icyo wakora, kubera yuko mbonye mu makanisa cyangwa se mu nsengero, biterwa nuko tubyita, hari amaturo yihutisha amasezerano, hari amasengesho yihutisha amasezerano, cyane cyane ndavuga ku maturo yihutisha amasezerano n'ibihensigo, sadaka. Ubwo hensigo n'imbuto ku batazi urugande, sadaka ni igitambo. Ibyo byose ngo ibyo byihutisha amasezerano. Ese ni irihe turo natanga? Hensigo kinsobora gusiga, sadaka kinsobora gusadaka, nsobore gutuka ku bisubizo mu bwangu mbyetanga njyagarundagirire burungi. Nta turo bigusaba, nta nka bigusaba, nta hene, nta madolari. Imana ikeneye ko ubanza kuyizera ubwayo, kuko yavuganye nawe ko icyo yakubwiye izagikora ndetse ikanagisohoza. Icya kabiri ni ukuba connected n'Imana, kugira relationship yawe n'Imana, gusabana. Naturo ibi ni iby'abantu, ibi bari mu kuvuga ngo buzana envelope byawe byihute, ni ibyaha Bugande na hariya hakurya, ariko ijuru ryo nta insigo zisiza risaba. Oya, ariko rirahari. Dukoreshe Bibiliya. Wenda nuriya mu kameramani turi buze ko mu mwanya wenda tubaze, birashoboka cyangwa se akubaze. None Aburahamu ko yatekeye abamarayika inyama n'umutsima, si yahise abwirwa igihe?
itangiriro. none iwawe abashyitsi iyo bahageze ntubakira? Ndabakira. Ntumaze kunyakira? Ubu ni ukuvuga ngo watanze igitambo, niba ushaka kuba ku rusengero urarwubatse. Nyine ahubwo ubwo nta mavuta ufite. Kuko iyo ufite amavuta ugomba gutegeka ukihutisha amasezerano. Yego. Ntabwo ari njyewe, ntabwo ari umuhanuzi utuma Imana ikora. Imana yisohoza ibyayo inyujije mu muhanuzi. Ashobora gutuma Imana ikora. Imana yamunyuramo. Aho ntabwo twumvikana. Imana yamunyuramo. None se si umuhanuzi utuma Imana ikora, ahubwo Imana inyura mu muhanuzi ikamukorera. Nuko numva yaba ari topic ndende, nagakwiye kukubaza noneho agaciro k'umuhanuzi n'imikorere y'Imana. Agaciro k'umuhanuzi nuko asohoza ubutumwa yabwiwe n'Imana. Ntakwereka muri bira. None se nkubaze, ibintu byose umuhanuzi ahanura abayavuganye n'Imana? Abavuga bitari iby'Imana bavuga ibyabo kandi ntibizigera bisohora. None se Eliya ahagarika imvura yari yavuganye n'Imana? Yakoresheje kwizera ahagarika imvura kandi irahagarara. Ariko ntabwo bari bavuganye. Muri context hari habaye iki? Ahagarika imvura. Context imvura ihagarara nuko ahari abahanuzi ba Bayali yashakaga kugaragaza Imana. Yes. None ni ukuvuga ngo umuhanuzi akoresha kwizera kuvuye he ku Mana kugira ngo ahagarika nyuma y'imvura guhagarara ntiyongeye kandi arayihamagarira agaruka. Yes. Aho rero nibwo nshobora kukwakira neza, nkaba naguha n'ituro, kwizera kwawe kukazamuka, ugahita ugira ibyo uhagarika ukagira n'ibyo urekura bikagenda. Ariko icyo dushobora kuvugaho, ntabwo Aburahamu kwakira abashyitsi aribyo byatumye ariryo turo ryihutishije umwana. Ni igihe cy'Imana cyari kigeze kugira ngo azabone icyo yasezeranije. None se reka nkubaze, ni icyo ubwira abantu uyu munsi birwa mu bahanuzi ngaho ku misozi, envelope z'amafaranga, amahene baragurishije n'inkwavu, bakoze urugendo rukomeye, batanze ibitambo, batanze sadaka, batanze insigo. Ni iki wabwira aba bantu baruhijwe n'amasezerano kugira ngo babashe kugenderamo mu gihe bagitegereje Imana, bafite kwizera, bafite kumvira no gutegereza? Ngende ndakubwira abantu nkoresheje iri jambo. Muri Mika ibice 7:7 haravuga ngo njyewe nzategereza Uwiteka. Abiruka inyuma y'abahanuzi, inama nabagira muri uyu mugoroba nuko bazajya bajya gushaka abahanuzi ariko babanje kubaza Imana, kuko abahanuzi bose ntabwo ari ab'Imana. Muri Bibiliya harimo abahanuzi ba Bayali n'abahanuzi b'ukuri, kandi ku musozi wa Karumeli byaragaragaye byose. Bagerageje ukwabo bakora, bagerageza ibikorwa byabo birananirana, ariko ngo bigeze ku isaha, urabona ko abayuda basengaga saa 9, Eliya yarabaretse bagera muri ya saha ya saa 9, ahamagara umureye, mbega yatungananye n'igihe cy'Imana yagendereragamo abantu bayo, amuriro uramanuka uraza. Ni ukuvuga ngo icyo nagira abantu inama nuko barekeraho kwirukanka kuri buri bahanuzi. Hari abahanuzi babwiwe n'Imana, Imana ibashyiraho irabatuzanira, ariko ahubwo abantu twabuze ubwenge cyangwa se gushishoza ni bahanuzi ki? Ese uriya ni umunyakuri? Uyu munsi pastor ni umuhanuzi, ariko njyewe Jean Paul nzi uburyo namusanga akansengera akampanurira. Ntabwo ari abahanuzi bose bakampara najya. Rero hari bamwe nemere n'abandi ntemere. Icyo cyo ngenda kivuga nkanjye. Rero nawe ndakubwira ngo genda umenye umuhanuzi kandi Imana izamuguhishurira, kuko Imana ihishura ibyiza ndetse n'ibibi, izaguhishurira umuhanuzi mwiza ukuri ukoreshwa n'Imana. Okay, urakoze. Imana iguha umugisha. Mu by'ukuri iki kibazo navuga ko kimaze kurenga urwego. Reka mbabwire bene data munkurikiye cyangwa se mudukurikiye,
abenshi banzi barabizi uko ndi umuhanuzi kandi ntago mbyirata nkunda kubivuga izi impano sinazisengeye kuva nakizwa umunsi nakijijwe ninjiye mu gusenga kandi nabwo nahawe impano z'Imana narabatizwa amazi menshi ariko mu nyumve bene data iki kintu mukimenye abantu benshi barapfuye bishwe n'ubuhanuzi ubundi ntago ari ngombwa no kujya gushaka umuhanuzi shaka Imana umuhanuzi azagushaka twatashya ariko tutahe mu ijuru shaka Imana umuhanuzi azagushaka Bibiri tugaragariza uko Ezekiya yashatse Imana amaze kuyishaka Imana ibwira umuhanuzi ngo usubirayo iyo abantu bashatse Imana ijya gushaka abahanuzi kababatuma mbonye Imana hari abantu imagurutsa inumaho bataje kunshaka batamaye ibyifuzo batamamagaye ariko bashaka Imana ikamagurutsa ikambwira ngo genda ujye kureba runaka umubwire gutya na gutya na gutya na gutya cyangwa se muhamagare umubwire gutya na gutya na gutya bene data ntago nsebya abahanuzi ndiwe rwose ndiwe ndi umuhanuzi w'Imana ariko ibi bintu byo kwirwa ku misozi envelope z'amafaranga ngo urihutije amasezerano nezeza Imana izanezeza umutima wawe kandi mbabwira ikindi buriya nk'uko wabivuze abahanuzi abenshi majority ni abanyabinyoma mvuze ngo kuri iki gihe ni 10% ntago wababona ndabihamya 10% kugira ngo abo bantu baboneke ntago mbizi uko baboneka sorry Imana nibiza ariko nshingiye kubiriho muri iki gihe reka tugire inama dusoza tubwira bene data bashaka Imana banezeza Imana nkuko twavugaga Aburahamu yakiye abashyizi si cyari kigendererwa cye cyo kugira ngo Imana ivuge reka abantu bakorera Imana abantu banezererwa Imana kugeza bakora ku mutima w'Imana Imana ikajya gukora ku mitima y'abahanuzi Imana ibaha umugisha ni igiki wagira inama bene data bategereje